Yes, burya kwita izina ryiza umwana wawe rimwe na rimwe bimubera umugisha, ariko nanone kandi hakaba hari n'amazina adashobora kubera umwana wawe umugisha. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukugezaho izina ryiza ushobora kwita umwana wawe muri uyu mwaka wa 2026. Ayo mazina rero niyo tugiye kurebera hamwe cyane, harimo ay'abakobwa n'abahungu. Aha ngaha rero reka twitangire neza cyane, mu gihe kandi wabyaye umukobwa, aha ngaha ushobora kumwita Layima. Layima rero ni izina rikomoka muri Ireland, risobanura umurinzi ukomeye. Nanone kandi yaba ari umuhungu ukamwita Nowa. Iri ni izina ryo muri Bibiliya ndetse rikomoka mu Giheburayi. Nanone kandi wabyara umuhungu nanone ushobora kumwita Etani. Etani rero ni izina rikomoka mu Giheburayi ndetse risobanuye ukomeye. Nanone kandi wabyara umuhungu ukamwita Eliya. Aha ngaha rero ni izina ndetse rikomoka kuri Eliya wo muri Bibiliya. Nanone kandi irindi zina rikomeye cyane riri kuza ku mwanya wa mbere ndetse n'iryo rya mbere ni izina bita Jayden. Iri zina rero rikomoka muri Amerika. Aha ngaha ni mu bantu bavuga icyongereza cyane. Ni izina rya moderne, nicyo risobanuye ngo ni izina rya moderne. Nanone kandi hakabaho izina nanone ry'umuhungu bita Natani. Aha ngaha rero ni izina rikomoka mu Giheburayi, rikaba risobanura neza yuko ari impano y'Imana. Aha ngaha nanone kandi irindi zina ni izina bita Zayoni. Iri zina ryo muri Bibiliya ndetse ngo risobanura umusozi ndetse mutagatifu. Murumva ko rero amazina y'abahungu mbese arahari menshi cyane. Aha ngaha nanone kandi irindi zina ry'umuhungu ni izina bita Miran. Rero iri zina rero rikomoka muri Slavika, rero rikaba ari muri Erope. Muri Erope rikaba risobanuye ukunzwe. Murumva ko aka ari akazina ushobora kwita umuntu ukumva rwose ibintu bimeze neza. Irindi zina nanone ni izina bita Ariel. Mu bakobwa cyane rero nakubwira ngo aka kazina nako ni izina ryiza ushobora kwita umukobwa wawe akaba afite icyerekezo. Ariel ni izina rikomoka mu Giheburayi. Aha ngaha bikavugwa neza ko ari intare y'Imana. Intare y'Imana. Iri zina rero riratinyitse, ni izina ryiza cyane ariko risobanuye ko ari intare y'Imana. Nanone irindi zina nanone ni izina bita Prince. Ni ku bahungu. Ni izina bita Prince rikomoka mu Bwongereza, risobanura ko ari igikomangoma. Aha ngaha rero reka nanone kandi twigire ku mazina y'abakobwa. Ku mazina y'abakobwa nayo ndabona bayashyizeho urutonde neza cyane. Ni amazina meza cyane ameze fresh. Aha ngaha hari izina riri kuza ku mwanya wa mbere, ni izina bita Mia. Iri zina muri iyi minsi riraharawe cyane. Uzajya wumva umukobwa bamubwira ngo ese witwa nde, ngo nitwa Mia. Iri ni izina rikomoka muri Italy. Muri Italy Scandinavia. Aha rero baryitwa ko rikaba risobanuye ko ari uwifuzwa. Izina ryitwa uwifuzwa. Nicyo risobanuye izina rya Mia. Noneho hakabaho n'irindi zina ry'umukobwa ryitwa Ella. Ella, iri zina rero rikaba risobanuye ko ni izina rikomoka muri Germany. Rikaba ari izina nanone kandi ryo mu Cyongereza, risobanura urumuri. Nanone kandi hakaba hari irindi zina bita Eliana. Eliana ni izina rikomoka mu Giheburayi, Imana. Ni izina rikomoka mu Giheburayi risobanuye ngo Imana yaransubije. Eliana ni Imana yaransubije. Ibyo rero akaba aricyo risobanuye. Irindi zina ry'umukobwa ni izina bita Naomi. Iri zina rero ryo muri Bibiliya. Ni izina ryo muri Bibiliya ndetse kandi rishimishije. Rikaba risobanuye ngo ushimishije. Irindi zina ry'umukobwa ni izina bita Luna.
aha ngaha bivuga ko rikomoka muri Latin, ubwo ni mu Kilatini wenda hari, rikaba risobanura ukwezi mu Kinyarwanda, akaba yitwa Luna, aha ngaha rikaba rivuga rero ko ari ugusobanura ukwezi. Irindi zina ryiza rero ryo mu Kinyarwanda ni izina bita Keza, mu Kinyarwanda rivuga mwiza. Nanone kandi irindi zina bita Vanessa. Iri zina rero ni iryo mu Cyongereza, Greek, ni izina ryiza rya modern. Irindi zina ry'umukobwa ni izina rya Briella, ni izina ryo muri Amerika, aho rituruka muri Italian modern name. Aha ngaha rero akaba ariko icyo risobanuye nyine ni uko ryitwa, ni izina rya Italian modern. Nanone kandi izina bita Maya, ni izina rifite inkomoko nyinshi, ni mu Giheburayi cyangwa se Sanskrit na Spanish. Aha rero murumva aho rikomoka. Reka rero tugarukira aha ngaha rero, ubutaha nzabagezaho amazina y'Ikinyarwanda ndetse n'ibisobanuro byayo ushobora kwita impanga. Rero ariko nanone kandi mu mazina y'Ikinyarwanda nanone hano harimo icyo bita ineza. Aha ngaha rikaba risobanuye ko ari ubuntu n'impuhwe. Ubuntu n'impuhwe. Hakaba n'iryo bita amahoro, risobanuye peace. Ubwo risobanuye, ubwo nyine mahoro ni peace nyine mu Giswahili. Hano nanone hakaba iryo bita iganze. Aha ngaha bikaba bisobanuye ko ari uwatsinze uwaganje. Hano hakaba hari undi witwa Teta, aribyo bisobanuye ngo kuririmbisha no gutaka. Hakaba n'undi bita Ishimwe, akaba aricyo bisobanuye ngo ni praise cyangwa se gushimwa. Ingabire bisobanuye impano. Ganza, aha ngaha bisobanuye gutsinda cyangwa se gutegeka. Hirwa bisobanuye umugisha n'amahirwe. Uwitwa mwiza bisobanuye kuba beautiful muri English. Irankunda bisobanuye ko Imana iradukunda. Mwese rero mukomeze mugubwe neza cyane, aho harimo amazina ushobora kwita umwana wawe kandi ukumva umeze neza. Komeza ubane natwe rero ukanda subscribe hasi aho gato cyane, tugiye kujya tukugezaho utuntu tw'ubwenge gusa, ku buryo mbese nyine uzajya wumva umerewe neza.